ku munsi mpuzamahanga wahariwe abantu bafite ubumuga, twifatanyije n'isi yose mu kuzirikana agaciro kabo, uburenganzira bwabo n'uruhare rudasanzwe bafite mu muryango mugari w'abantu. Ni umwanya mwiza wo gutekereza ku rukundo, ku bwubahane no ku gushyigikirana nk'abantu Imana yaremye twese mu ishusho yayo. Iki kibwiriza kigamije kuduhamagarira kurushaho gusobanukirwa, kwakira no gufasha abantu bafite ubumuga, tutabareba nk'abanyantege nke, ahubwo nk'abafite impano, ubushobozi n'intego nk'abandi bose. Ni n'umwanya wo kwibutsa buri wese inshingano afite mu kubaka isi itarimo ivangura, ahubwo ikaba isi irangwa n'urukundo n'ubutabera. Muri iki kibwirizwa turasangamo ubuhamya bwiza bw'abantu benshi biyeguriye Imana, bakayimenyekanisha no mu bandi nubwo bari bafite ubumuga. By'umwihariko turashaka kubwira abavandimwe bacu bafite ubumuga ko bafite agaciro gakomeye. Ni agaciro gakomeye imbere y'Imana n'imbere y'itorero. Bibiliya itwibutsa ko twaremwe mu buryo butangaje. Zaburi 139 ku murongo wa 14 haravuga hati, ndagushimira yuko naremwe mu buryo buteye ubwoba. Ibi bitwibutsa ko buri muntu wese uko yaba ameze kose yaremwe n'Imana mu buryo bwihariye kandi bufite agaciro. Nanone ijambo ry'Imana riravuga riti, ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzurira. Ayo ni amagambo ari mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 ku murongo wa 19. Ibi biduhamiriza ko aho dufite intege nke ariho Imana igaragariza imbaraga zayo. Yesu yagaragaje urukundo rudasanzwe ku bantu bose, cyane cyane abari bafite ibibazo bitandukanye, kuko handitswe ngo yakijije abarwayi benshi kandi afasha abafite imibabaro itandukanye. Ibyo biri muri Mariko igice cya 1 ku murongo wa 34. Ibi bitwibutsa ko Imana itajya yirengagiza ubuzima bwacu, ahubwo itwitaho kandi ikabikorana urukundo. Ntimuri mwenyine, kandi ubuzima bwanyu bufite intego n'umumaro ukomeye. Nubwo hari imbogamizi muhura nazo, Imana irabizi neza kandi irabakunda byimazeyo. Ifite umugambi mwiza ku buzima bwanyu kandi ishobora kubakoresha mu buryo bukomeye kurusha uko mwabitekereza. Iri ni itorero ryanyu. Turi umuryango umwe kandi turi kumwe mu rugendo rw'ubuzima. Turifuza ko mwiyumva mwakiriwe, mwubahwa kandi mushigikiwe. Nkwifurije gusoma no kwakira ubutumwa buri muri iki kibwiriza, bukugirira umumaro mu buzima bwawe no mu mibereho y'iby'umwuka ya buri munsi. Yesu aragukunda. Iki cyigisho tugiye kubagezaho ni icyigisho cyateguwe na Pasiteri Rukundo Isayi. Umutwe wacyo uravuga uti, kubonera imigisha mu bigeragezo. Iki cyigisho gitangirana n'iyi nkuru ya George Matheson. George Matheson yari umuvugabutumwa w'umwongereza muri Scotland, akaba umwanditsi w'ibitabo, akaba umwanditsi w'indirimbo n'umubwirizabutumwa wamenyekanye ku izina rivuga ngo umubwirizabutumwa ufite ubumuga bwo kutabona. Yatangiye kubura ubushobozi bwo kubona akiri muto, maze agira imyaka 20 yarahumye. Amaze kubwira umukunzi we ayo makuru, uwo mukunzi we yanzuye ko adashobora kumarana ubuzima bwe bwose n'umugabo ufite ubumuga bwo kutabona, maze bituma atigera ashaka umugore. Nubwo yahuraga n'ingorane nyinshi zitewe n'ubwo bumuga bwo kutabona, Matheson yazirikanaga agaciro k'ibigeragezo Imana yari yaremeye ko bigira mu mibereho ye, maze abivuga muri iri sengesho ati, Mana yanjye, sinigeze ngushimira iby'igishakwe wampaye, ni ukuva ubumuga bwe bwo kutabona. Aravuga ati, ahubwo nagushimiye ibya habazoreti zanjye, imigisha n'umunezero. Inshuro 1000, ariko nta na rimwe nigeze ngushimira iby'igishakwe wampaye. Nategereje igihe kinini kuzabona isi aho nzahabwa ingurane y'umusaraba nikoreye, ariko sinigeze ntekereza umusaraba wanjye nk'umunezero ubwawo mfite. Nyigisha agaciro k'igishakwe wampaye. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 1. Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibigeragezo bitari bimwe. Ayo ni amagambo dusanga muri iryo somo ryo muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 1. Yakobo yanditse ahumuriza avuga ati,
mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye bari bahanganye n'ibigeragezo n'amakuba byinshi. Ibyo bigeragezo bikubiyemo ibyago n'ingorane duhura nabyo muri iyi si yaguye, harimo uburwayi, ubukene, kubura abavandimwe, ibiza, akarengane n'ibindi byinshi. Ni mu buhe buryo dukwiriye guhangana n'ibigeragezo? Tubona ibigeragezo nk'imibereho mibi tukagerageza kuyirinda. Nyamara Yakobo adushishikariza guhangana n'ibigeragezo byacu tunezerewe. Turasabwa kwemera ko ibyo byose ari ibyishimo, atari uko tubonera umunezero mu mubabaro, kurwara umutima n'agahinda biza biherekeje ibyo bigeragezo, ahubwo ari ukubera ko tuzirikana ugukura bishobora kuzana mu mibereho yacu y'iby'umwuka. Mbese ibigeragezo bifite akahe gaciro, kandi se imigisha bizana ni iyihe? Reka dusesengure agaciro ndetse n'imigisha izanwa n'ibigeragezo muri iki cyigisho. Umugisha wa mbere: imigisha y'iby'umwuka ikomeye kuruta indi yose ituruka mu bigeragezo bikomeye kuruta ibindi byose dusakirana nabyo. Fanny Crosby yari umwanditsi w'indirimbo uzwi cyane wabaye impumyi bivuye ku mpanuka yo mu bwana bwe. Akiri uruhinja yarwaye amaso, maze kuko umuganga w'umuryango wabo atarahari, haje undi muganga wo kumuvura wari waragaragaje ko adashoboye, wamuvurishaga umuti udakwiriye. Nubwo nyuma y'igihe yakize ubwo burwayi bwamusigiye inkovu ku maso, ndetse bituma nyuma ahinduka impumyi burundu. Ikibabaje cyane, nyuma gato y'icyo cyago, se wa Fanny yararwaye arapfa. Afite imyaka 21, nyina Mas Crosby ubu wabaye umupfakazi yafashe akazi ko kuba umukozi wo mu rugo, mu gihe nyirakuru Eunice Crosby ari we wasigaye amwitaho. Nyirakuru Crosby yareze Fanny yubaha Imana, amwigisha gusenga, kwiga Bibiliya, ndetse akajya amufasha gufata mu mutwe imigabane minini y'ibyanditswe byera n'ibitabo bigize Bibiliya uko byakabaye. Fanny ntiyabonaga kubana n'ubumuga bwo kutabona kwe nk'icyago, ahubwo yabubonagamo ikintu gitangaje, yabubonagamo umucyo mwiza. Anagifite imyaka 8 yahimbye iyi ndirimbo. Ni indirimbo ivuga iti: "Oh, mbega umuntu unezerewe ndiwe nubwo ntabona, nafashe umwanzuro ko nkiri muri iyi si nzajya nezerwa. Ni imigisha ingana iki mfite abandi badafite, kurira no kuboroga ngo nuko mbana n'ubumuga bwo kutabona sinabikora kandi sinzabikora." Iyo ni indirimbo yahimbye. Uyu Fanny yabonaga ubuhumyi bwe nk'umurimo w'Imana ukorerwa mu buzima bwe. Byari bimeze nk'aho byari biri mu mugambi w'ukuboko kw'Imana gutanga imigisha ko nkwiriye kugira ubumuga bwo kutabona ubuzima bwanjye bwose, kandi ndayishimira uwo mwihariko yampaye. Niyo magambo yavugaga. Niyo nahabwa kubona neza ejo sinabyemera, sinari kuba nararirimbye indirimbo zihimbaza Imana iyo ndangazwa n'ubwiza hamwe n'ibintu bishimishije bindiho. Avuga ku buhumyi bwe kenshi na kenshi yaravugaga ati: "Iki nicyo kintu cyiza cyagombaga kuba cyarambayeho," cyangwa akavuga ati: "Iyo ntagira ubumuga bwo kutabona nari kubaho nte ubuzima bw'ingirakamaro nk'ubwo mbayeho uyu munsi." Ibyo ni ibyo yibazaga. Ikindi kintu cyiza giterwa n'ibigeragezo, Imana yigaragariza mu bigeragezo mu buryo tutigeze dutekereza. Ingorane z'imibereho zishobora kutugaragariza Imana mu buryo tubasha kuba tutarigeze na rimwe dutekereza. Iyo mibereho niyo Yobu yabayemo. Nyuma yo kwihanganira ibigeragezo bikakaye, yatanze ubuhamya agira ati: "Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba." Ibyo biri muri Yobu 42 ku murongo wa 5. Yohani Banyane, umwanditsi wa Mukristo mu rugendo, ni igitabo cyakwirakwijwe cyane kurusha ibindi byose nyuma ya Bibiliya. Yamaze imyaka 12 afungiwe mu nzu y'imbohe ya Bedford. Nubwo yahuye n'izo ngorane, yahuye n'Imana mu buryo atari yarigeze ahura nayo mbere. Avuga kuri iyo mibereho ihiriwe, yaranditse ati: "Kandi nanone sinigeze mbona Yesu Kristo wa nyawe ndetse agaragara cyane nk'ubu ngubu. Aha niho namuboneye kandi namwumvise by'ukuri." Ikindi kintu cya gatatu,
Imana ikoresha ibigeragezo ngo ivugurure imico yacu ndetse itureme mu ishusho ya Kristo. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza wa 4 haratubwira hati, bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibigeragezo bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ibitugerageza dusaba Imana ngo ikure mu mibereho yacu nibyo usanga bidufasha gukura, twezwa no gukurira muri Kristo. Martin Napu yari mu bihe bikomeye. Ubwo yasengaga yasabye Imana ngo imukureho ikigeragezo yari ahanganye nacyo. Mu gusenga kwe yatekereje ishusho y'igice cy'ibuye rya marble, cyari igice cy'ibuye kidatunganyije. Yabonye umubaji w'amabuye arimo kugiconga, bigatumura ivumbi n'uduce tw'amabuye dutaragurika mu kirere. Maze Imana yavuganye nawe, ivugana nawe mu ijwi ryongorera, iramubwira iti, mwana wanjye, kiriya gice cy'ibuye rya marble ni wowe. Hari ishusho mfite mu bwenge bwanjye kandi ndashaka kuyihinduramo imico yawe. Ntushobora kwihanganira kuriya gucongwa no gukatakata, ibyo nzabikora, ariko niba ubishaka ndabireka nonaha. Nuko Martin ahinda umushyitsi arayisubiza ati, Uwiteka ndakwinginze komeza uconge ndetse ukate. Ikindi kintu cya kane mu bigeragezo byacu nimwo kwizera kugeragerezwa kugakomezwa. Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa 6 haravuga hati, utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Ariko se ni mu buhe buryo kwizera gukura kukagera ku rugero rukwiriye? George Mura washinze akanayobora ibigo bifasha abana b'imfubyi byinshi, akabiyobora kandi atagira umuntu n'umwe asaba ubufasha keretse Imana yonyine, yaravuze ati, uburyo bumwe rukumbi bwo gusobanukirwa no kugira ukwizera gukomeye ni ukwihanganira ibigeragezo bikomeye. Namenye ibyo kwizera kubwo kwihanganira ibigeragezo bikakaye. Ugomba kwizera n'igihe ibintu byose byananiranye. Kwihanganira ibigeragezo nibyo byubaka kwizera gukomeye. Mu bihe bigoranye niho kwizera kwacu gukura kukagera ku rugero rukwiriye. Mu mibereho ye, Aburahamu sekuruza w'abizera bose yahuye n'ingorane zitabarika. Yahamagariwe gusiga gakondo ye, maze nyuma yaho ahabwa isezerano ry'uko azabyarana na Sara umwana w'umuhungu. Abagombaga gutegereza imyaka 25 kugira ngo iryo sezerano ribone gusohora. Igihe inshuro nyinshi kwizera kwabo kwahungabanaga, mu busaza bwe Aburahamu yasabwe gutamba umuhungu we Isaka nk'igitambo cyaka umuriro. Kubw'ibyo kwizera kwa Aburahamu kwarakuze kugera ku rugero rukomeye. Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa 17 kugeza 19 haravuga hati, kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege, uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa. Kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Ikindi kintu cya gatanu, ibigeragezo byo mu mibereho kenshi na kenshi byongera gushyira kuri gahunda ibyo tugira nyambere mu mibereho, maze bigakura amaso yacu ku by'isi. Ingorane n'amakuba nibyo bituma twongera gutekereza ku byo tugira nyambere n'ibyo duha agaciro. Iyo duhuye n'imbogamizi, kenshi na kenshi tumenya ko hari ibintu bitaza n'umunezero n'ibyishimo nyakuri. Urugero nk'ubutunzi, kwamamara n'ibinezeza by'akanya gato. Muri ibyo bihe tumenya ko gusohora nyakuri kw'ibyasezeranijwe kuva ku kugirana n'Imana isano yimbitse. Iyo sano y'iby'umwuka iduha umunezero n'agaciro birambye, bikadufasha mu bitagenda neza mu mibereho yacu. Ikintu cya gatandatu, ikigeragezo icyo ari cyo cyose gitanga amahirwe yo guhamiriza abatuye isi ko Imana ari y'ukuri. Kwizera kwacu kwa Gikristo nta gisobanuro keretse iyo kugaragajwe mu bihe by'amakuba. Muri ibyo bigeragezo tugaragariza isi ukuri kw'Imana ikeneye.
Yobu wahuye n'ibihombo bikomeye cyane, harimo n'urupfu rubabaje cyane rw'abana 10 bose, yashimye Imana avuga ati Uwiteka, aravuga ati aya n'amagambo yavuze muri Yobu igice cya mbere ku murongo wa 21, aravuga ati Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. N'igihe yababazwaga n'ibisebe byari byuzuye umubiri we, yarahamije ati naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Ni amagambo ari muri Yobu igice cya 13 ku murongo wa 15. Amaze kugambanirwa na bene se bakamugurisha, ubwo tugeze kuri Yozefu. Uyu Yozefu yahuye n'ingorane n'amakuba bitabarika. Bene se bagize ubwoba bw'uko yazashaka kubihoreraho, ariko nyuma yaho bongeye guhura. Yozefu yarabahumurije maze arababwira ati ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza. Ayo ni amagambo ari mu Itangiriro igice cya 50 ku murongo wa 20. Ikindi kintu cya 7, Imana idutegurira gukora umurimo wayo ikoresheje ibigeragezo duhura nabyo mu mibereho yacu. Pawulo yanditse mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya mbere ku murongo wa 3 kugeza wa 4 agira ati hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirimpuhwe yose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Iyo turi mu bigeragezo, Imana iraduhumuriza, itagamije kudutera kumva nta kibazo dufite, ahubwo igamije kuduha ubushobozi bwo kwihumuriza no guhumuriza abandi. Tuzagira ibikomere, ariko kuko yo ariyo muganga ukomeye, niyo izatwomora ibyo bikomere, tukamenya uko twaha ubufasha bw'ibanze abababaye. John Erickson ni umwanditsi w'umukristo n'umuvugabutumwa ukundwa kandi utera abantu benshi imbaraga. Afite imyaka 11 y'ubukuru, yakoze impanuka yo koga ikomeye. Ni impanuka yamuteye imvune y'umugongo ikomeye cyane. Iyo mvune yamusigiye kwicara mu igare ry'abafite ubumuga bwo kutabasha kugenda, ndetse ntiyashoboraga no kugira icyo ahindukiza kiri munsi y'ijosi rye. Ariko aho kubona iyo mibereho nk'ikintu kibi, John yayibonaga nk'umugisha ukomeye yari afite icyo gihe. Iyo niyo yabaye intangiriro y'urugendo rwe rwuzuye kwizera, intego n'imbaraga. John yatangiye gukora umurimo w'Imana akorana n'inshuti ze, afasha abantu benshi ku giti cyabo binyuze mu kubaha ubufasha no kubaka umuryango mugari. John asangiza abandi iby'inkuru ye afite ishaka, akavuga ati Imana yangiriye neza cyane, kandi umubabaro ukomeye w'imibereho yanjye, kuvunika ijosi, nta gushidikanya wabaye igikoresho gikomeye kuruta ibindi byose Imana yakoresheje mu mibereho yanjye. Ndacyanezerewe. Reka Mwuka Muziranenge rero adufashe kubona ko ibigeragezo by'imibereho bizana imigisha myinshi y'iby'umwuka. Igihe duhuye n'ibigeragezo, twe kurambirwa, twe kubabara, twe gucika intege, ahubwo duhanga amaso Yesu, tunasobanukirwe yuko Imana ishaka yuko tuba ibikoresho bizima mu mibereho yacu. Nibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.